Bakristo bene data nshuti z'umusaraba dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, bamwe mwiriwe abandi mwaramutse. Ikiganiro nakagaruka ni huguka mutima wanjye, muri kumwe na Pastor Deo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo riri muri Yesaya ndetse wanarisanga no muri Yakobo. Nshaka tuganire igihe cyo kwemererwamo, kuko muri Yesaya igice cyaho cya 49 haravuga ngo igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye. Igihe burya gisobanura ibihe, ndetse gisobanura ibintu. Ndetse no muri Yakobo igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Namara kwemerwa, igihe azemererwamo. Muri Yakobo agakomeza igice cyaho cya mbere umurongo wa 2 ngo bene data, ngo mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ngo ariko ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, ngo mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Utaratungana rwose ngo ugere ku rugero rushyitse utaburaho na gato. Biragoye kugira ngo Imana yakubwira ngo mu gihe cyo kwemererwamo ndagutabaye, mu gihe cyo gusubirizwamo ndagushubije. Birasabwa kugira ngo ugere ku rugero rwo kubutunganye rwose utabuzeho na gato. Niba iki bizagutunganya, n'ibigeragezo nibyo bizagira nibyo bizagutunganya. Ndetse unasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 48 guhera ku murongo wa 9 kugera ku 11 haravuga ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa, ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Uwiteka niwe ugerageza imitima. Ndetse ahangaha muri Yesaya aravuze ngo nzabyikorera, nzakugerageresha kubabazwa, ndetse nzagucisha mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta wundi nzatuma. Ngo kubera iki? Ngo ntabwo natuma izina ryanjye ritukwa, ngo kandi nanone icyubahiro cyanjye sinagiha undi, sinagiha ibishushanyo bisengwa. Ibyo byose bigendereye iki? Kugira ngo utunganywe rwose ugere mu gihe cyo kwemerwa. Igihe cyo kwemerwa. Rero bakristo bene data dufatanyije uru rugendo, mumenye yuko hari igihe cyo kwemerwa, mumenye ko hari igihe cyo gutabarwa. Bazatabara nde? Wa wundi waciye mu ruganda kemerwa. Bazatabara nde? Bazarengera nde? Wa wundi wemewe. Wemewe nande? Wemewe n'Imana, watunganyijwe n'Imana, imutunganyirije iki? Imucisha mu ruganda. Uruganda rwo kubabazwa. Kubera iki? Kuko Uwiteka ntazigera yemera yuko izina rye ritukwa, nta nubwo icyubahiro cye azigera agiha ibishushanyo bisengwa cyangwa se ngo agihe undi. Rero umukristo mwene data nagira ngo mubwira ngo hari igihe cyo kwemerwa. Rero icyo gihe cyo kwemerwa wihangane, ugumane na Yesu, ndetse utunganirizwe mu ruganda kugira ngo wemerwe. Numara kwemerwa, ijambo riravuze ngo uzabona ikamba ry'ubugingo. Mwari kumwe na Pastor Deo, ndabakunda. Iyi ni Jesus Army, dukunda Imana n'abantu bayo, turajya mu ijuru honyine. Narakijijwe kugira ngo n'abandi bakizwe.